Reka tubahe ikaze basangira ngendo mwebwe mwese mukunda Ibiboneye TV. Tukaba dufatanije muri ibi biganiro byo kungurana ibitekerezo. Muri iyi minsi murabona ko turi gukora ku byerekeranye no rengera ubuzima duhugurane, cyangwa se rengera ubuzima twicare twige. Uyu munsi twaba tugiye kuvuga kuri indwara ya rubagimpande. Tubanze tubabwire icyo tugiye kuvuga ku ndwara ya rubagimpande. Wowe ufite imyaka 42, iyi video yumve irangize uyohereza abandi nabo bafite iyo myaka, kandi muraza kumvamo impanuro, muraza kumvamo uko mukwiye kubigenza, muraza kumvamo impinduka zabaye mu mibiri yanyu, muraza kumvamo ko mutakomeza kumera nk'uko abantu bato bameze. Hanyuma kandi ni mukore subscribe ku batari bayikora. Utakora subscribe ni muyikore, hanyuma abamaze kubikora namwe ni mukande kuri aho ngaho kuri like, mugire comment mukora. N'ikiganiro na nyuma mumaze kucyumva mu gisharinga abandi, biraba ari ibintu byiza. Biraba ibintu byiza. Tugiye gukora kuri rubagimpande. Tugiye kuvuga kuri rubagimpande. Bakunzi y'ubuzima, bakunzi babone niwe muri kuvugana, kandi uyu munsi tugire ku ngingo y'ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi. Turavuga kuri rubagimpande, mu gifaransa tukatubyita les affections rhumatismales. Izi ndwara ni ikibazo gikomeye gishobora gutuma twumva ububabare butunguranye, ariko si ngombwa ko duhangayikishwa n'iyi ndwara, kuko hari ibintu byinshi dushobora gukora ngo tubeho neza. Rubagimpande rero ni uruhurirane rw'indwara zitandukanye zifata amagufwa n'ingingo. Ibi biterwa n'ibibazo bitandukanye birimo nka arthrose, arthrite, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bishobora gutera ibibazo ku ngingo, nk'ibyitwa rhumatisme inflammatoire. Hakunda usanga umuntu yarabyimbagiranye. Ibi byose bifata aho amagufwa ahurira, nk'umugongo, ibirenge, mu mavi. Ibi byose tubyita rhumatisme inflammatoire cyangwa se rubagimpande. Rubagimpande ishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Hari igihe ibibazo biba biterwa n'ibintu byaraye nyuma y'impanuka, cyangwa se imyanda ituruka imyanda yitwa acide urique, izwi cyane mu ndwara ya gute nk'indwara ya gute. Iyo myanda iyo yabaye myinshi rero mu maraso, aha ijya kwibika mu ngingo, ikaba yiteza ibibazo bikomeye. Aha murabyumva, kandi nuko bitekereza tunabivugutira n'umuti. Ibimenyetso bya rubagimpande byerekanwa mu buryo butandukanye, nko kubabara mu ngingo, gutondekara, kubyimba, ndetse no kugorwa no kwambara inkweto. Ibi bimenyetso birashobora kuba bikomeye cyane mu mavi no ku birenge, nubwo na nyuma y'impanuka umuntu ashobora kugira ibyo twakwita nka arthrite post traumatique. Ibi nabyo birashoboka, ariko rubagimpande ibimenyetso twavuze ko ibimenyetso nko kubabara mu ngingo, gutonekara, kubyimba, ndetse no kumva umuntu hariya mu bwonko mbari atameze neza. Aha rero ububabare bwibanda cyane ku ngingo, cyane nk'ibyitwa arthrose mu gihe amagufwa asaza. Ubusanzwe ibiterwa na proteine nyinshi ziba mu maraso. Iyo izo proteine zitabashije gusohoka neza, zihungira mu ngingo, ndetse zikaba zakwangiza amagufwa, bityo bikaba byatera gute cyangwa se n'ibigi twakwita arthrite. Mu buryo rero bwo kugerageza kuyirinda nibwo dushobora gukomerezaho, ariko tubanje kongera kubibutsa gukora subscribe aho ngaho n'utari bayikora. Turabivuga ko dushaka kwihuta rwose tukagira abasangira ngendo benshi, kandi nimukore like video yohereza bagenzi bawe, cyane umuntu urengera imyaka 42 akeneye kureba iyi video kandi ikarangira. Urengera imyaka 42 mwoherereze, kuko imyaka 42 umagenda muri 45 aba yerekeza mu byo twakwita premenopause, ndetse yerekeza mu kugira muri menopause ku mugore, aho usanga nk'imisemburo ya estrogene yaragabanutse. Ugasanga umuntu arahorana uburakari bwuje igitunguro, ugasanga umusatsi wagenda ushaka upfuka cyangwa se unanuka, ugasanga umuntu arahorana igishyuhirane mu bice bimwe by'umubiri, ibindi bice bikonje. Ugasanga umuntu
arahwana uburakari bwituma mbese ntameze neza. Abagabo n'abageze mu gihe cya andropause nabo bikagenda bihinduka, ugasanga ubushake gukora imibonano mpuzabitsina bwarahindutse, usanga umuntu aragwara ufite uburibwe mu mugongo, ugasanga umuntu arahorana kwibagirwa n'ibindi nk'ibyo. Iyi video rero ishobora gufasha umuntu umaze kurenza iyo myaka, kandi nutanumva n'ibindi ariko ibyerekeranye n'icyo wakora kugira ngo ugende wikingira, ariko ugire n'iyo prevention secondaire niba utari warabyita ariko ukaba waramaze kurwara rubagimpande, wite kuri ibi ngibi. Tugomba kwita no ku buzima bwacu kugira ngo twirinde rubagimpande. Kubera iyo mpamvu turabashyigikira gukoresha ibiribwa biboneka nk'ibyitwa gukora kurya nk'ibiribwa birimo ibigize nk'ibyo kwita antioxidant, bikaba bigira uruhare runini mu gusukura imyanda mu maraso. Ibiribwa bikize kuri vitamine A, vitamine C na vitamine E ni nk'amashu, inyanya, karoti, seleri, byuzuyemo aya mavitamine. Ariko kandi nanone dukeneye n'ahandi aboneka bya binure bita acide gras essentiel, harimo nk'amavuta y'ibihwagari, harimo amavuta ya elayo, harimo sesame, harimo avocados, harimo n'ibindi. Ni bimwe mu byafasha gutunganya ubuzima no gutuma umuntu atangira kugenda agerekeza mu rugendo rwo gusubirana. Rero reka tubabwire yuko abakunzi biboneye TV, abakunzi ba Rengera Ubuzima duhugurane, Rengera Ubuzima duhugurane cyangwa se Rengera Ubuzima twicare twige, dukomeze tube hafi duhugurane. Turavuga ko ibyerekeranye n'ubuzima ntabwo bikwiye biherera abaganga bonyine, ahubwo natwe ubwacu biratureba kugira ngo tugire tugira icyo twahindura, tugira icyo twahindura kandi biradufasha. Uwari ufite rubagimpande ashobora gukira, ariko bisaba kwitonda no gukora ibyemezo byiza. Ibi birimo gukora ibiribwa bifite antioxidant nk'uko twabivuze, harimo kunywa amazi menshi, harimo gukora imyitozo ngororamubiri, no kwirinda imirire mibi, no kugerageza kugabanya izo nzoga, kugerageza kugabanya ibyo binure byinshi, kugerageza kugabanya ibintu nk'ibyo, kugerageza kugabanya ibintu birunze n'ibisukari byinshi. Hari uburyo butandukanye bwo kuvura, ariko icyangombwa ni ukubanza kumenya impamvu y'iyi ndwara mbere yo gufata gahunda yo kuyivura. Abakunzi rero biboneye TV, abakunzi wa Rengera Ubuzima twicare twiga cyangwa se Rengera Ubuzima duhugurane, iyi gahunda mubona igambiriye kugenda duhugurana ku byerekeranye n'indwara. Twatangiriye ku biribwa kandi byo tuzanabikomeza, aho twavuze ko iyi gahunda ihuza iyi initiative, nka initiative ihuza ikora kuri za gahunda ebyiri cyane, za gahunda ebyiri zimwe muri za 16 dufite. Izo gahunda n'iriya twita iboneye fighting malnutrition, ndetse n'itwise iboneye fighting NCDs. Izi ndwara zitandura n'undi zigenda zigira aho zihurira n'imirire mibi, cyane cyane imirire rwa kabiri twita suralimentation, kurya abantu bakarenza urugero. Aha rero tukabona ko igihe twaba twikubisa agashyi mu guhindura imirire no kuyiboneza no kwishyira ku gipimo cyiza, n'indwara ya rubagimpande yagenderamo. Rero reka tubabwire yuko murabizi ko kwirinda no kwita ku buzima bwacu ari ingenzi cyane. Niba ufite rero ikibazo cya rubagimpande cyangwa ushaka kumenya byinshi, turakomeza nyine gusangira ibitekerezo, turakomeza gufatanya. Tunabwira ko igihe wakwandika kuri 0782 660 611 0782 660 611. Buri mwanya naho kuri screen dushobora kukoherereza link ya WhatsApp ukinjiramo, tugakomeza tugasangira ubuzima. Kandi reka tubabwire yuko muri minsi dufite za gahunda zitandukanye dushobora kugenda duhuriramo, ariko umuntu tuganya aho dukorera cyangwa se afashe umwanya akaduhamagara tukavugana umwanya uhagije, nawe ufite nako tufite akatubwira neza ikibazo afite, uko yumva umubiri we umeze. Dushobora kumukorera inyandiko nto ifite hagati ya page 3 n'10 irimo ibyo warya ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ibyo ukwiye kwirinda, uburyo bwo kunywa amazi, byo gusinzira. Twamaze kumva neza ikibazo ufite, ugasanga bari gufashije kandi ni ku mafaranga atari menshi. Mushobora kandi kutugana aho dukorera mukabona za product zacu zitandukanye, amavuta ya elayo, amavuta ya sesame, noix de cajou, inzuzi, amavuta y'inzuzi, noneho n'ibindi bitandukanye, coconut,
ibyo byose rero by'umwimerere dufite dushobora no kubikoherereza aho uri, bigakomeza bikagufasha, twese dushyigikiranye. Ntibagire rero gusangiza abandi ubumenyi, kuko ubuzima bwiza bw'umuntu wese bituruka ku kumenya, kubanza kwirinda no gukurikiza ibyiza. Urugero rwacu rero ni ukugerageza kubafasha kandi turi hamwe. Reka mu gusoza tubibutse kongera gukora subscribe kuko utari wayikoze. Kora subscribe, kanda hano kuri like, gira comment uduha, kandi none nyuma ushobora koherereza bagenzi bawe iki kiganiro, cyane cyane nkuko twabivuze abarengeje imyaka 42. Iki kiganiro kirabagenewe cyane kurusha abandi. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora, nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye, biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo, kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye, kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza, cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi, imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.